ururabo kandi rwose nawe bizamutungura kandi nzagenda jewe ntabwo nzajya kwirimbisha ibyo yarabivuze ati ntabwo nzirimbisha jewe nzagenda mbikore mu buryo bumeze nka komedi ariko mbikore mwishime mugubwe neza. Uyu musore rero umaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda benshi cyane, ntekereza ko bamwe barishimye abandi barababaye kubera ko burya umusore ufite igikundiro nk'iki ngiki, umusore umaze kubaka imitima ya benshi, mu by'ukuri ntekereza ko hari benshi bibabaje. Ubwo ndavuga nyine babakobwa babandi bavugaga bati wenda ninjye mbibutse umuhanzi witwa Kararisa Karasira bakimara kubona ko ateye ivi abasore benshi bararize mwagiye mubibona bararize rwose baravuga ati narinzi ko ari jye rwose ukuntu nakundaga Kararisa Karasira. Sinzi impamvu abantu benshi iyo bamaze kumva abasitari bafashe icyemezo rimwe na rimwe nyine kwihangana bikunanira. Mwagiye mubona abakobwa benshi bikubita imbere y'abakinnyi b'umupira ngo ati ndagukunda rwose bakigaragura hasi, ibyo mwagiye mubibona. Ndabizi rero kuri iyi nshuro Dr Nsabi arariza benshi nkuko yigeze yavuga ati rwose njyewe mu by'ukuri ndaje vuba nzabereke ukuri kandi njyewe ntabwo nzatera ivi. Yarabivuze ati ntabwo nzatera ivi. Baramubaza ati none ko abandi batera ivi, ati njye nyine ndashaka kugaragaza itandukaniro, njye nzamutungura muha Akarabo, sinzatera ivi kuko ni umuco njye ntashyigikira ntanakunda, ariko njye nzamuha Akarabo kandi noneho kugira ngo wemere ntago nzabirimbisha, ntago nzabisigiriza, nta bintu byinshi nzakora, nzagenda nyine njyewe nyine n'umufotografe wanjye ubundi ntungura umukobwa nkunda aho azaba ari, yaba ari mu biro, yaba ari mu bucuruzi runaka, yaba ari mu murima, byose nzabikora. Yabikoze rero, yabikoze. Ngiyi foto umukobwa uko asa, agapira rwose kagatisheti k'utuboko tugufiya, telefone ya smartphone mu ntoki, afite utusatsi tw'utudirede. Ni umukobwa rwose ubona ko nawe ushobora kuvuga uti rwose urabona ko babyarana abana bameze fresh kabisa, urabona ko rwose bameze neza. Yes, ngira ngo rero mumaze kubibona, ngira ngo muri kubyitegereza. Amagambo rero nashira ivuga cyane ko burya ukuri nyine kurigaragaza. Tumenyere ko abasitari batwika, tumenyere ko abasitari banifotoza. Nimureke noneho dutegereze turebe nimba saba agiye kubitangaza, nimba agiye kugira icyo abivugaho, bizaba akarusho. Ubwo nyine baza nshuti ze z'inkoramutima mutangire mwegeze amafaranga hafi kugira ngo nyine mumutwerere. Ndatekereza aricyo kizakurikiraho. Uyu muhungu rero by'umwihariko Dr Nsabi namaze kubibabwira, avuka hariya mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, ni mu karere ka Musanze. Hakaba ari ahantu hamenyerewe kuva impano zitandukanye, by'umwihariko hava impano zitandukanye ariko tutagiye kure y'abakinnyi ba filime. Rwose abakinnyi ba filime ndetse n'amakinamico bava muri kariya gace cyane, barahava. Muri abo ngabo twavugamo benshi, ariko kuri iyi nshuro nimureke twivugire kuri Dr Nsabi kuko hari Musanze hari ibyamamare byinshi. Njye nababwira ko ari umujyi w'abajene n'abajenekazi, ariko ukaba ari n'umujyi rwose ufite iterambere ariko ninkubwira ngo Musanze ni heza ubyumve, hahora hahehereye kubera biriya birunga, ni ahantu hadashyuha ku rugero ruri hejuru, ni ahantu hakonja, nanone ntibikabye cyane ku buryo wenda wavuga ngo ndumva ntamerewe neza, usibye wenda igice nyirizina cyegereye ibirunga. Uyu muhungu rero umaze kwigarurira imitima ya benshi, aho yagiye akina filime zitandukanye ndetse agakina ku ma YouTube channel atandukanye, yatanze ibiganiro henshi atandukanye. Uyu munsi akaba afite YouTube channel ye yitwa Dr Nsabi, nanone ikaba yiyongera kuri ya yindi yitwa Irebero. Mwagiye mubyumva mu biganiro yagiye akora ku bitangazamakuru bitandukanye. Uyu munsi rero nawe ashobora kugira gutya akavuga ati ariko nanjye reka ninjire mu murongo w'abagabo kuko uyu munsi ni umusore. Ubushize twaberetse ifoto n'ubundi ahagaze gutya, byavugwaga ko ari yakoze ubukwe, ariko iriya yari ifoto isanzwe, ahubwo bashobora kuba barayikoze wenda bakayikora mu gihe cyo gushutinga filime yabo. Ntekereza ko aribwo irya foto yafashwe. Uyu munsi rero kuri iyi nshuro byo rwose biro official.